Muraho neza abakunzi b'isoko y'ubworozi, ndonke ndabasuhuje. Nk'ibisanzwe muri kumwe na Fabien. Muri iki kiganiro aho tugiye kurebera hamwe uburyo bwiza bwo korora tukunguka vuba. Muri iki kiganiro tugiye kurebera hamwe amakosa 5 akomeye cyane akorwa n'aborozi b'inkoko, aho aborozi benshi bisanga bakoza no makosa agatuma bisanga mu bihombo batigeze bategura. Wowe se waba uyakora? Iyo uyakora se wayirinda ute? Icyo nagusaba ni ukutega amaso ugakurikira ino video paka irangiye. Kurikira iyi video. Ikosa rya mbere, kudahereza agaciro isuku. Amenshi mu makosa akorwa mbere, ikosa rya mbere rikorwa no kugira isuku nkeya mu biraro by'inkoko. Iyo hatitawe ku isuku, ni hahandi uzasanga inkoko zibana mu mwanda. Nyuma yo kuba muri wa mwanda, uzasanga inkoko zatangiye kurwara indwara z'ubuhumekero, indwara nyinshi uzasanga zirimo zirandurira mu biryo zirya ndetse no mu mazi zinywa, kuko nyine uzasanga hatitawe ku isuku. Ingaruka zizava mu kutita ku isuku mu kiraro cy'inkoko. Ingaruka ya mbere, inkoko zizatangira gupfa cyangwa se nyuma yaho zigende zigira intege nkeya. Niho uzasanga zitangiye kwatakwa na za diare, coccidiosis ndetse n'umusaruro zatangaga ugatangira kugabanuka, ugasa naho ndawo uhari. Inama nakubwira wowe nk'umworozi worora kinyamwuga. Icya mbere, tangira ugire isuku, nibura utere imiti, ukore n'amasuku nibura buri cyumweru ujye ubasha gutera umuti. Inama ya kabiri, tunganya aho ugaburira inkoko ndetse n'aho zinywera. Aho zinywera n'aho zirira habe hatandukanye n'umwanda, uhasukure habe hameze neza. Kandi ujye wibuka gusukura aho inkoko zirirwa ndetse n'aho zitaha. Ikosa rya kabiri ni ukugabura ibiryo bikeya, ibiryo bitangana n'ibyo zagakwiye kurya ku munsi. Iri kosa rero usanga aborozi benshi bakunze kurirwamo, ugabura ibiryo batitaye kumenya ngo inkoko imaze imyaka ingahe, igeze mu kihe cyiciro cy'imikurire. Ubundi kugaburira inkoko bijya bigendana n'icyiciro igezemo. Irya ibiryo ingano runaka bitewe n'ikigero igezemo cy'imikurire. Nk'iyo uhisemo kugaburira imishwi ibiryo bidafite poroteyine, bizigiraho ingaruka kuko yamishwe ntagikura. Ingaruka rero yo kugabura ibiryo bidakwiriye, ingaruka ya mbere ni uko za nkoko zawe ntabwo zikura. Icya kabiri, ntabwo zitanga umusaruro wari uzitezeho, ntabwo zitanga amagi nk'uko wari witezeho, nta nubwo zitanga inyama mu kigero wari warazigennye. Inama rero twakugira kuri rino kosa. Icya mbere, uzajya ugenzura ibiryo ugabura iyo bifite poroteyine ikwiriye n'intungamubiri zihagije. Icya kabiri, jya ugenzura ikigero cy'inkoko zawe zigezemo mu mikurire kugira ngo uzihereze ibiryo bipimye bijyanye n'ingano zigezemo. Icya gatatu, gerageza utangire kwivangira ibiryo iwawe ukoresheje indungamubiri, ugendeye ku ndungamubiri ukeneye. Wavanga soya, ibigori, indagara ndetse n'ibindi wavanga. Abakeneye ko bazabakorera video yerekera ibigisha ukuntu twazajya twivangira ibiryo hano mu rugo iwacu, nkazambwira muri comment nkazabibafashamo. Kanongere ngwibutse ko turi kurebera hamwe amakosa akunze gukorwa n'aborozi b'inkoko agatuma batabona umusaruro uhagije. Ikosa rya gatatu, kudakurikiza amabwiriza y'ingingo. Kudahereza inkoko trying to train some people about what we do right here. Imwe mu mpamvu ituma aborozi bahura n'ibihombo bikomeye. Aborozi benshi bakunze kuvuga bati ningenera gutera ingingo nibwo nzajya kuzishaka, nyamari bakirengagiza yuko igihe cy'ingingo kizagera batiteguye, ugasanga indwara zitangiye kubataka. Icyo gihe nibwo usanga aborozi benshi bagiye mu bihombo. Indwara zimwe na zimwe za Newcastle, Gumboro, Malex n'izindi ndwara zikunze kwataka inkoko zigahita zizica mu gihe cyihuse. Ingaruka rero zo kutita ku gutera ingingo amatungo. Icya mbere, 1/2 cyazo kirapfa cyangwa se zose zigasanga zipfiriye icyarimwe. Icya kabiri, umusaruro wari witeze kuri izo nkoko nk'amagi, inyama, byose biza kuba bikeya cyangwa se nanone bikaburira icyarimwe nanone. Inama yo kugira wirinde ibyo bihombo ushobora guterwa no kutakingirira inkoko ku gihe. Icya mbere, gira igihe cyo kuzajya uterera ingingo kandi ucyandike kugira ngo buri gihe cyose uzabihagera ubashe kwiyibutsa umenye igihe uzaterera urukingo. Igice cya kabiri, jya ugira gahunda y'igihe uzaterera ingingo, umenye igihe uri gurira ingingo kare. Usabwa kugura ingingo kare mbere y'uko igihe cyo kuzitera kigera. Icya gatatu, jya wandika ibipimo by'ingingo ufata
ndetse wandike n'igihe wakingiriye kugira ngo izo record ujye uzifashisha kugira ukontorore muri season izakurikira. Ikosa rya kane aborozi dukora: gushyira inkoko nyinshi ahantu hamwe kandi hatoya. Ubwo ni ugufata inkoko nyinshi ukazishyira ahantu ho zidakwiriye kuba ziri. Iryo naryo ni ikosa rikunze gukorwa n'aborozi. Gushyira inkoko nyinshi ahantu hamwe hatoya, ibyo bizitera stress, bikazitera kurwana, kugwa mu mazi ndetse n'ibyo zirya. Ingaruka zo gushyira inkoko nyinshi ahantu hamwe kandi hatoya: ingaruka rero zo gushyira inkoko nyinshi ahantu hamwe kandi hatoya: icya mbere, gukwirakwira kw'indwara biriyongera. Icya kabiri, umusaruro zitanga uragabanuka. Icya gatatu, za nkoko nazo ubwazo usanga zihora mu makimbirane. Inama rero kuri rino kosa: inyubako cyangwa se ikiraro cy'inkoko kigomba kuba kigeramo umwuka uhagije. Icya kabiri, ku mushinga w'inkoko z'inyama cyangwa se broilers, inkoko 10 ziba zigomba kuba kuri metero kare imwe. Inkoko 10 kuri metero kare imwe. Ubwo aho ni ku nkoko z'inyama. Naho ku nkoko z'amagi zo nturenze inkokokazi 6 kuri metero kare. Ku z'inyama ukoresha metero kare imwe ku nkoko 10. Wagera ku nkoko z'amagi ugakoresha inkoko 6 kuri metero kare. Ikosa rya gatanu ari naryo tugiye gusorezaho: usanga aborozi akenshi badakunze kugenzura inkoko zabo ko zihagaze mu kiraro. Ikosa rya gatanu ni ukugenzura. Ese kutagenzura byangiza iki? Ingaruka rero zo kutagenzura: indwara ziza mu kiraro ndumenye igihe zahagereye. Inkoko zigera igihe zikabura amazi n'ibiryo ndumenye igihe byashiriye kuko butazisuye. Ndetse n'ikindi kibazo icyo ari cyo cyose inkoko zibasha kugira ntabwo ukimenya kuko uba udahari. Inama y'icyo wakora: jya ugenzura winjira mu kiraro cy'inkoko zawe nibura 2 ku munsi. Icya kabiri, jya ugenzura umenye ko inkoko ziri kwitwara ubuzima bwazo bwa buri munsi. Icya nyuma aricyo tugiye gusorezaho: jya ugenzura uko inkoko zawe zimeze, mu gihe zagize impinduka ubashe kubyandika kugira ngo uzabihuze nyuma y'ukwezi ugiye kureba umusaruro wabonetse muri za nkoko. Ikiganiro cyacu naho kigarukiye, ngubutse ko twarebaga ku makosa 5 akunze gukorwa n'aborozi agatuma bagwa mu bihombo bikomeye batari biteguye. Kora subscribe, like, share na comment.